Follow Trust TV. Llamo di rumah. Ya, bueno. Mana no kaya pata sa iba. Kaya pata iba. Boy, isso é bem. Mas é bem. Mo. Dizo uyu mutipe yitwa Geoffrey, sibyo? Geoffrey, icyo kizina. Nirihe rikoroheye guhamagara? Cyangwa ubu reka tuvuge ko ari Joseph. Yoze. Uyu mujama yitwa Joseph. Sibyo? Cyangwa se uwo umwita Jeff. Sibyo? Yagona nawe yumve ko afite izina riri sexy. Uzajya umwita Jeff. Musheri wawe. Sibyo? Murakundana, afite akazi, afite amafaranga, afite imodoka, afite buri kimwe. Ariko uri umunyeshuri. Sibyo? Noneho uramukunda nawe aragukunda. Ariko uyu munsi yarebye asanga ntabwo mwagumana kubera ko ntabwo mujyanye nyine. Sinzi niba ubyumva. Akurusha imyaka, ntabwo muri balance. Afite 40 years, wowe ufite 20. Urukumva? Akurusha imyaka 20. Niba ahubwo atebuse ahubwo reka tuyigire myinshi. Okay, reka dufate 40, wowe ufite imyaka 18. Kandi uramukunda cyane. Nawe aragukunda. Aragukunda, nawe uramukunda, ariko afite imyaka 40, wowe ufite imyaka 18. Kandi mwese nta kibazo muri abasiribateri nyine. Ariko urumva kugira ngo mubane bijyanye n'imyaka wenda ikenerwa kugira ngo umuntu yitwe umugore w'umugabo, wowe birasaba nk'indi myaka 3, uzagira imyaka 21, igihe uzagira imyaka 21 we azaba agize imyaka igera muri 43. Sibyo? Uyu munsi rero uri mu rugo iwe, wamusuye, mwatetse, mwariye, mwakinnye, mwagize gute, mwaganiriye nk'abantu bakundana. Afite ikintu cy'ingenzi gikomeye ashaka kukubwira. Sibyo? Urakeka ari iki? Agiye kumwatira. Nyuma y'ibyo byose rero, sibyo? Agiye kukubwira nyine ko bidashoboka. Ntabwo mwakomezanya. Kubw'inyungu zawe, kubw'inyungu z'ahazaza hawe, agufitiye impuhwe kwa. Arashaka kukuribera, ugende wibereho uko ushaka umuntu mungana, mukundana, muzabana, muhuza, kuko birumvikana ko niba murutana akuta bingana gutyo harimo ikibazo. Then wowe ntabwo ushaka umusiga. Iby'imyaka ntubyitaho na buri kimwe n'iki. You are begging to stay together. Urimo urabyumva? Ase ngo ndimurire. Uze abone gututara. Nanjye nabira. Ibyo ntabwo bihagije nkubwira ikindi cyagomba. Iki birahagije icyo ntabwo birurangira itarize. Sibyo? Mu begging umwibutse uko mwahuye. Sibyo? Mwahuye ukuntu wenda ari muri siporo nawe uri muri siporo,
araguhutaza nyuma muratelefona murandikirana kujyana kwa muganga aragukurikirana asanga ntiwagize ikibazo uyu munsi byagezeho mujya mu rukundo none arimo aragusiga yitwaje kuri umwana kandi ubundi muhuro cyagiye wari umwana yarabibonaga n'ibiki twagiye aha we are rolling already ko byumvise Kesi. ntabwo nabishobora Suga kesi. Nashoboka. ni kesi Kesi. kesi Kesi. Kesi. Joel ese ukumva ari buvuga. Chelsea Kesi. kesi ma Okay. Are you ready? Aho muri nyine ni mu rugo gizo murashaka kuba muri salo mu cyumba cyangwa mu gikoni Muri salo. muri salo muri gukora iki urahagaze kuko muri nyine uko mumeze ni aho hantu muhitamo kuba muri n'undi ni position bashaka kuba muri muraguma gutya reka tuvuge ko muri mu gikoni modern kitchen iba ifite intuza zimeze gutyo kuko muhagaze kuraka urakeze hari nyacyo ni kumwe ubu yamutukose sawa twagiye sasa ni muri modern kitchen mumaze kurya umureti hari utarya umureti kuri mwe 1 2 3 tugiye kugenda and 5 4 3 1 and one and go action muzamure amajwi zamura amajwi action kesi uyu munsi rero hari ikintu nifuza kuba nakuganirizaho urabona igihe gishize tumaranye ni igihe kinini cyane ariko kuri uyu munsi ndumva tutakomeza bitewe n'imyaka ufite Nahise igihe cyose tumaranye nibwo wibutse ko imyaka yanjye ari mikeya tutanganya imyaka kesi bimaze igihe kinini mbitekereza ntabwo ngo wari bwumva ibona nawe ureba imyaka urimo imyaka 18 nkaba mfite imyaka igera muri 40 sibyo imyaka myinshi cyane ushobora kuba hagiramo agakosa ko cyane bigamo ibibazo sibyo rero ntabwo nifuza kuba nakubabaza mu buzima nifuza ko twatandukana tu igihe ikibazo nibaza igihe cyose tumaranye ubu nibwo wakwibuka ko njye nawe dutandukanye hari imyaka myinshi iri hagati yanjye nawe byari byose ufite indi mpamvu itari iyi ngiyi kesi nta yindi mpamvu irimo hagati y'ibyo ngibyo mubwira ese kuki utigeze ubimbwira mbere hose imyaka tumaranye ubu nibwo wabyibuka kesi nanjye narabuze amahitamo kabisa aka kanya wibagisha icyaduhuje njye nawe ntabwo nakiyibagiza kesi urabizi ko mukunda kandi nawe urankunda sibyo rero sinifuza ko hagira ikibazo kivuka hagati yacu nanjye ntabwo numva ko icyo kibazo cyawe cyangwa se iyo mpamvu yawe yadutandukanye mbese imyaka niyo nirwo rukundo mbese nitwe aba mbere twadukundanye dutandukanye iyo myaka kesi ntabwo ari twe ba mbere
kesi aho bigeze nawe ukeneye kumubeginga okay urabyumva n'ibiki nawe muhe reason mubwire genda ukeneye kugira bright future ngiye bimeze gutya gutya na gutya go study finish your studies sibyo kuko uracyari n'umunyeshuri ubona ko ari inama runaka arimo arakugira numva then surire naje nariya ngo iki then noneho utangire umwinginge wamwinginga gute aragusize muri ubwo buzima uratekereza ubuzima bwose mwajyanyemo urire umubeginge niba n'amarira yaza mbone koko wamukundaga aragiye udashaka kwagenda it's like noneho ugabanyemo nyine gukariha tatangira ubabare mu mutima hari ibintu byinshi wibuka mwanyuranyemo mwabanyemo n'ibiki koko araguhemukira ariko se kubera iki kumve aka gushaka amayobera uraseka action tangire action nase ubu nibwo waba wibutse igihe cyose njye nawe tumaranye ubu nibwo wibutse imyaka iri hagati yanjye nawe kesi njyewe ntabwo ndi kubikora ku zindi mpamvu ndi kubikora ku bw'inyungu zawe sibyo genda wige usoze amashuri yawe sibyo ntabwo amashuri yambuza gukundana nawe ndabyumva kesi sibyo nawe si igihe cyose twakundaniye ntabwo nigaga kesi warigaga ariko ntawe umenya aho ibihe byagera sibyo ashobora kuba wagiramo ikibazo oya ndagusezeranya yuko bitazigera biba ntabwo gukundana nawe bimbuza kwiga nta n'icyo bibangamira ku buzima bwanjye rero ndakwinginze ko icyo cyemezo wafashe ugerageze ugihindure kesi ni icyemezo maze igihe kirekire ntarafashe sinzi ko kugihindura kuri uyu munsi byashobokera simbikoze kuko nkwanga mukomereze hahandi nshaka ha emotions n'ibiki kesi aho adashaka kugenda naho bimeze gute she's begging to stay action ndakwinginze ndagusabye nukuri icyemezo wafashe kireke kuko nanjye ahubwo sinzi niba noneho nakwiga twanatandukanye kesi icyemezo cyo kugenda sinzi ko byashoboka kureka ko nagenda sinzi ko byanshobokera kuko nabitekerejeho igihe kirekire tumaranye igihe ndakwinginze kirekire wongere byibuze ufata undi mwanya ubitekerezeho kuko sinzi niba nanakwiga none ndakwinginze kesi ntabwo byashoboka Jeff ndagusabye nawe utekereze ubuzima waba unsizemo utekereze uko nzabaho you can cry niba wumva byaza then igitunguru maso ntabwo wahira nzatira ibitunguru urumva umuntu agusize gutyo ntabwo wahira oya kereka byamfata iminota pe nyine sinari nayiguhaye si iyo wari uri gukoresha nyine umukino gerageza aho tureba gerageza okay try it okay banza nzajya nihanagura y'amafuti riri ukoresheje ntuzi si umuntu wamwanga akarira gutya yarira gute bamwanga
nk'uko ni ugushoreza gusa ntabwo warira gutya ngaho bikore ntacyo. Action. Jeff ndakwinginze icyifuzo cyanjye cyumva Muri gukina nizere. Action. Jeff ndakwinginze umbabarire icyemezo wafashe ukireke Kesi sinshobora kuba nahindura icyemezo nafashe ko ndi kubikora kubw'inyungu zawe no kubw'ahazaza hawe. Jeff ndagusabye Kesi wirira sibyo ntabwo nkusize kubera ko nakunze ndagukunda kandi cyane nawe sibyo rero wibitekerezaho cyane bikomeza no kura cyane kuko ndi kubikora kubw'inyungu zawe sibyo Jeff ntabwo nabyumva fasha iki gitekerezo nafashe ucyumva sibyo Nizere ko muri gukina. utarira amana ukubita urushyi wateguye ka ngo n'umukubita urushyi Mukubita urushyi. Mukubita nibwurire. Mukubita nibwurire. ariko miri pati yazanye ibitugu nukuri kose Mukubita ingumi mu jisho. ahubwo Eh? ni ukuri munshakira igitunguru nahita ndira Mukubite ni mukubita sorry. oya Mm. igitunguru mu bigo Uwagukanga wari. uko nganga ubwo yaseka Wahita unseka. ahubwo naseka izo ni ibitunguru Bakuzana ibitunguru. Ngira nk'umwana n'umugabo. Ariko amaso yatukuye. ikibura ni amarira namubwira ati basira basi ndaje nkukoreho ndakurya urwara nabiyonze Ngaho rero. ndire gute Nyine nk'umuntu biriya bintu byabaye. asifate mu maso Cyangwa fata akanya gatoya nyine ureke amarira aza ntacyo. ntabwo yazi Fata akanya kawe ushaka nyine amarira. Kabuhumuriza. ntabwo yaza pe basi genda ujye kunzagira igitunguru ntabwo yaza pe ntabwo yaza kamwereke uzi ko agiye we ndi kubivuga agenda kurira ariko namureba rira wowe yesu uzi ko warize wallahi nje mani kurira ni ibintu byose Jeff ayiwe ntabwo nayobora ngema reka dukomeze ubwo dukine nyine wayabaye reka dukomeze dukore amarira ari bwaza ngiye bato ntabwo natangira mvugisha nakomeza mvugisha mani vuga mubwire urashaka kurira Jeff ndakwinginze mbabarire iki cyemezo wafashe ukireke kese nanjye kubikubwira byandemereye ariko iki kibazo ntabwo nshobora kuba nakiyorera kubw'inyungu zawe no kubw'ahazaza hawe
Ese Jeff inyungu uvuga mfite muri ibyo nizihe ko kwiga ko niga Kesi uriga sibyo wirengagije aho twahuriye uko twatangiye ibyo byose byirengagiza mbare wumva iki kibazo nabashije kubona Ese Jeff ni gute ushobora kumva ko nakwirengagiza ibyo bintu byose ntabwo ushobora kumva ko iyo mpamvu ariyo yonyine ufite kuko haciyemo imyaka myinshi kandi nta kibazo kigeze kibamo ari ukwiga narize ntabwo ushobora kumva ko ikibazo cyo kwiga n'ikibazo cyo kuba ndusha imyaka myinshi aricyo kibazo Kesi baye imyaka nkurusha imyaka myinshi cyane ndabizi sibyo n'ubu umuntu uwo ari wese wamenya ko nkundana n'umwana w'imyaka 18 ufite imyaka 40 byaba ikibazo gikomeye nase Jeff kuki iki kintu utigeze ugitekereza na mbere hose hanyuma ko nsiga uko nk'uko nicyo kintu wishimiye Kesi ntabwo mbyishimiye Jeff ntabwo nshobora kubyumva nanjye Kesi bambara ukanyumva Jeff kuki njye utanyumva Jeff ndakwinginze iki kintu wongera ugitekereze ndakwinginze ngo nawe ntiwemere ko nsiga uko nguko urabizi dutandukanye uko byagenda Jeff nawe ufate umwanya wawe Kesi birandemereye kubona wakongera kubona wasubiza iki kibazo inyuma ngo nkomezanye nawe sinzi ko byanshobokera irengagiza igihe tumaranye imyaka tumaranye uko twabanyemo wirengagize n'uko waje twakenye twasangiye twakoze iki sibyo ese Jeff wishize mu mwanya wanjye urumva wowe wabyirengagiza urumva iki ari ikintu gipfa kukuva mu muntu gutyo Jeff ndakwinginze nanjye nyumve Kesi fasha ese Jeff kuki wumva ko njye nagufasha njye ko njye numfasha Kesi ndumva uko nguko ndi kukubwira ko naba ndi kugufasha kurenza uko twakomeza ese Jeff ko wambwiye ko ikibazo ufite ko ari amashuri yanjye ikindi ko ari uko ndusha imyaka myinshi ko nigeze ntsindwa ngo nuko nkundana nawe ko nta kibazo kigeze kiba ngo nuko ndusha imyaka myinshi Kesi mbabarira sibyo mbabarira bigaragara by'amarira yabuze no mugiye guhana imbabazi rero no muhana imbabazi mwese byari bimeze ute yanze yamuzaye izigizwe cyane Jenanza ubwo warangaye mana amarira aragenda arakama wowe uri mu bisima yarane turi uzi ko Kesi nawe yaragiye kurira kubera ngaho mubabarira n'inye okay arakwemereye mbese ntabwo abivuyemo bose ngo ndiri reaction nyine ihari turebe reaction y'ubugire nabyo ni ukuri bakireba urugero nyine ibazo nawe arakwemereye reba ukuntu wasabaga imbabazi bana baravuze ati ntari ubwo wakomeza ukamera gutya ese narira
oya ntabwo narira emosiyo z'ibyishimo reka nkwereke basi hari ukuntu umuntu bajya bamuniga nge amarira akaza ariko ko ibitunguru bihari imwe nzarinda njya kunigwa ni vuba vuba by'uturabizi cyangwa pomade Nade. Mu maso ukayisiga mu maso ku ijosi ahubwo iranakurya aho wasiga nyine kuri iki gice cyo hejuru ntacyo Jeff wambaye ukanyuze kese kubikubwira ndabona utabyakira vuba basi reka mbihagarike sibyo dukomeze nk'uko twari tumeze Jeff uravugisha ukuri kese niko kure Jeff urakoze Jesus Christ urakoze uze mubwire bibe n'ahandi ure n'ahandi surprise ya nubwo birenze nayo kuno wasaje imbabazi manjye narize wiyanze kurira she don't even have reaction sibyo action Jeff wambaye uriho kese ndabona kukugezaho iki gitekerezo utacyakira vuba ariko reka bibe hagati yanjye nawe na reka dukomezanye Jeff uravugisha ukuri kese niko kure Jeff urakoze cyane Jeff urakoze urakoze kese nawe ndagukunda akaza nakubeshya uraje manzi byiza no kigukoma n'abakobwa nzi ukuntu ahita bifata Trust TV, the art of entertainment. Follow Trust Trust TV. TV.